uwo mwanya mpita nkomezwa n'amarira sinamenya aho agiye. Yego. Mu gihe nkiri mu kwibaza ibimbayeho nahise mbona marayika araza azana na televiziyo ndikanga ndahumiriza. Mu guhumiriza numvaga ndi kureba ariko narebaga ibiri kubera muri televiziyo n'ibyo marayika yagiraga gute yambwiraga. Arambwira ngo tega amatwi wumve. Yego. Bishontu rero waje uvuga ngo yanyweye amaraso ya Theogene wa muntu nabikije ibanga abaramwumvishe. Amwumvishe yibuka ko hari akantu yavuze k'amaraso ngo yanyweye ngo baranamuriye. Yibuka ko namubwiye mu butumwa yuko Theogene apfa abadayimoni nabo tuzi ko ari abakozi b'Imana bakorana n'iriya myuka babyiniye ku murambo we ko intsinzi yabigize gute igezweho. Ibi bintu niho turi gushaka. Nibi bintu ni imbaraga satanike zikorana nawe. Ntinge ndi umuhanuzi niyo wampisha ndakumenya. Sinakora ikosa ryo kujya kugutamaza niyo wabuvuye kuzimu ariko ndi bukumenye. Sinakora ikosa ryo kugutamaza niba ari nahita ushaka ariko niba ari n'Imana ikohereje mbabarira umbwire. Uko tuvugana nabwo sinamumenye. Ikirere cye cyari gifuze. Ubwo turi kuvugana Imana irongera irambwira ngo narabyemeye icyo nshaka. Icyo cyonyine. Ubwo butumwa mbuhabwa na marayika n'iyo televiziyo yari indi imbere. Aho mpera ntitubariho twita ahubwo twite ku butumwa nyirizina. Marayika yarambwiye ngo tega amatwi tukubwire iby'uru rugendo. Ninjiye mu butumwa. Ubwo marayika yambwiraga ya televiziyo ndeba narebye urugendo rw'ataha. Ubwo yarari mu modoka ntago yarari muri furi z'umuhanda ndakata handagenza ntya gusa. Uwo no umuntu w'inyuma wabikoraga ariko umuntu w'imbere yari mategura hariko. Ari nayo mpamvu Imana yemeye ko hatabarukira kabe naho yakwicwa n'ubugome buri kwisi satanike ariko Imana yari yamaze kubyemera. Ariko muri reclamation ya Theogene mu burenganzira bwe bwo kubaho iyagirirwa ubuntu bwo kumenya yuko nahagarika urugigo rugendo nta hari bujye Theogene yari kubaho. Ariko amaze kwemera ko ari bugende ku bwarimo bamuhamagara bamuhakeya bamwereka ko bamusuye bamwereka ko ibintu ari sawa kandi bo tageti yabo ari ukumwica. Imana irabireba. Imaze kubireba ihita yanzura ko igomba kumweza agataha. Amakuru nyirizina rero nahawe Theogene nubwo yatanzweho igitambo Imana ikabyemera abadayimoni bakabyina ngo arapfuye n'abiyitirira satani niboneye 5 yego ari nabo bamutanze tanzweho igitambo. Mwibuke ko nuwadukunze ari we Yesu Kristo yabaye igitambo. Haleluya. Amen. Ageze ku isi. Haleluya. Abandi bamubabaje n'abadayimoni bigaraguye mu mubiri we barakubita baramubabaza kuba Theogene babyinagira ku nyama n'amaraso bigiye kujya mu butaka bigasubiraho byavuye. Nge niboneye ubugingo bw'abamarayika babutwara nabubonye nk'igikombe. Aho niho naringeze. Kibazo Satani arabeshya ni umunyakinyoma. Ikinyoma nubwo ciruka hayazenebo ntago kijya gisiga iki ukuri kigera mu muriro kigashya ariko ukuri guhagarara kwemye kugasohoka nta n'umwotsi ukunuka. Yemwe bari kwisi nimusohoke mu kwibaza ku gitambo. No muri iyi si ubuzima bwacu ni ibitambo gusa. Naha twicaye turi gutamba igihe harimo uwari utuye muri Amerika. Uwo witwa ko atuye yambaye uyu mubiri nawe wagaragaye nk'upfuye n'ubundi ni umupfu. Yaguye muri kino gihugu muri Amerika agenda yiyerekana nk'umuntu muri misiyo yo kumuhamagara bakoresheje undi muntu ariko bazana n'uwo ari wuzuranga aho bazaba bageze kugira ngo burire izindi bazibakerera abandi babatera Zarabo. Ntago rero aha none abazemera gukorera mu rukundo no mu nzira y'ubugingo. Haleluya. Ibyo byareka kutubaho.
nanjye nava kuri kamera mukumva birarangiye ngo meruka kuva gutanga ubu butumwa turi mpamvu mbivuze bakubise umumotari wari untwaye nari namubwiye ngo genda gake twatezwe arambwira ngo arakangika kumbe batugezeho dayimoni barangije baradukubita umumotari agenda mu kimbo cyanjye ngira Imana ngo kubera ikirambwira ngo yabayeho ntacyo ayimariye impamvu nanze kugutanga nturasoza umuri abari mu mpande enye z'isi nk'uko isi igizwe n'imigabane itandukanye mwese mbahaye ikaze Imana ibaho umugisha kuri kamera turi kumwe na Mugisha Isaac tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana turakwakiriye mubye nishimiye kunyakira kwanyu Imana ibaho umugisha n'amahoro se n'amahoro pe ubundi ntago nkunda kwakira abantu kuko nanjye ndumubwiriza butumwa bwiza ubundi Mugisha niwe ujye ubakira ariko ubwo twasanga impamvu inganururu ntawamenye umeze neza ndashima Imana turashaka wibwire abantu batukurikiye bakurikiranye Umusaruzi TV nzi kuri abantu bakunda ijambo ry'Imana icyo namenye abantu bakurikira ishene n'abantu bakunda ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza kuko hari n'abantu bakunda ubutumwa bwiza bakunda comedy amazina yanjye ababyeyi data na mama amazina yanjye ababyeyi data na mama banyise ni Ngabire Solange izina ry'umugisha atari uko ari rimwe ahubwo niryo mfura yandi mazina y'abana ni Mama Shazi umubyeyi mfite abana 6 mfite umutware adresse yanjye muri iyi si ni Gikondo niho mbarizwa mu buryo bw'imiturire mu buryo bw'itorero mbarizwa muri ADPR turashaka udusengera Imana kugira ngo tujye twakinjira mu butumwa bwiza tugiye kuvuga noneho twiyegereza abantu karibu uri data wa twese haleluya turakubashye muri uyu mwanya kuko ari wowe nyiri cyubahiro mwami cyubahiro ni icyawe nuhimbazwe kubw'umugambi wawe mwiza aha sinarinzi ko nahagera ariko wari ubizi ubwo wanzanaga mu isi ku bwa misiyo yo kuremwa kwanjye ndetse ku bwa misiyo kuremwa kwabo tugiye kubana wari ubizi bizaba habwa icyubahiro umugambi wawe mwiza kubw'ubwami bwawe dutuyemo muri iyi si icyubahiro n'ikibi cyawe ciye bugufi kubw'azambabazi zawe twisangamo tukabaho iminsi gahita iminsi gatambuka kuzageza ubwo buri wese azasoza urugendo rwe imbabazi zawe tuzisanzemo mwami wanjye reka barizo tuboneramo abarizo duturamo abarizo tugaragariramo muri aka kanya k'igihe ntazi tugiye kumara imbabazi zawe turazakira kugira ngo tuzibone muri uyu mwanya data duciye bugufi nk'abantu bambaye umubiri n'inyama n'amaraso biboneka mu buryo bwo kubaho kwa muntu twe turi abantu rwose kandi wowe uri Imana Kristo haleluya fasha mwuka wera ugenga mwiza tuguhaye karibu n'ikaze bwami bw'Imana ni buganze ubundi bwami bwose buceceke ahubwo ubwami bwawe bari bwo buganziriza hagati muri twebwe cyo washimye kandi washatse kiba ari cyo kiba mwiza wacu sengesho ryacu turimuritse twizeye usenga kwacu ko kumvwa nawe kandi si ubwa mbere wabutwumviye ukemera kubana natwe ugatangirana natwe ukaza gusozanya natwe kandi ubushake bwawe n'umugambi wawe mwiza bikaba ari byo bikorwa nubishimirwe kubwo kwemera kwawe Mana icyubahiro cyawe nigikomeze kiganze none n'iteka ryose kubwa twese turi imbere yawe amen. Umusaruzi TV ugira jingo cyangwa amagambo igendera ivuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake nongeye irindi jambo rivuga ngo abari abasaruzi babaye abasahuzi niki twakora kugira ngo twebwe ubwami bw'Imana bwaguke Mama Sha kuki mbanje aya magambo umuntu akubonye bwa mbere uri umubyeyi wivuze ufite abana 6 ariko umuntu akubonye bwa mbere muririmbyi waririmbye indirimbo ya 5 mu gakiza yaravuze ngo sinzibagirwa umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyo umunsi wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ukamenya Imana yawe byagenze bite njyanye mu buhamya
aya ntago nkujyanye mu buhamya, reka mbivugeho mu buhamya bwanjye. Nahashize hanjye kandi ahashize hacu ni inkomezi yacu ya hanone. Nge nakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, namwakiriye ijwi ari ryo ribimbwiye, ngendanye n'ijwi ry'Imana, ntazi ko ari naryo ngendana naryo, ahubwo nkajya nibaza uyu muntu tugenda n'uvugana nanjye bitebye, ariko nkaterwa n'isoni zo kubivuga. Nkaterwa n'isoni zo kubivuga nkicecekera. Yaransanze arambwira ngo yewe mukobwa Ngabire, va aho hantu uri werekeze mu bugingo, aho uzabiteka utakibabazwa. Yampamagaye ndi mu mubabaro ariko ntazi ikiwutera. Iryo jwi ryaje inshuro zigera nko muri 3, riza mu gitondo, riza mu gicamunsi hari mu masaa 7, rirongera riza saa 12, ariko nkomeza kuryirengagiza. Iryo jwi ryanyerekeje ahantu nari kujya, ntago ari mu itorero ryanjye rya DPR. Nimvuga itorero nuko nahabatirijwe ndi muto, sinzi impamvu aho ntahatangire nkatangirira. Icyo gihe bambatiza ngo bambatije bitewe n'icyo bambonamo, ariko icyo bambonaga mu nge ntacyo nibonagaho. Bambatije ndi muto, ntazi ibyo ndimo, gusa nibereye muri korari y'abana, ndi muri cya kigare nyine cy'abana bato. Impamvu mpereye aho nari maze kumenya gukizwa n'iki, nubwo ntari nakabigiyemo, ariko gukizwa nari maze kumenya ngo n'iki, nabwo bwari ubuyobe. Ariko icyo gihe nari maze kumenya basise gukizwa n'iki, kuko abari babirimo nababonaga bibaryoheye, bimeze neza, dore ko twigishwaga yuko nimuze Yesu abagirire neza. Nkabona bagiye kwa Yesu nkabona ibintu bigenze neza. Rero urumva ko ku gice cy'agakiza hari icyo nari maze kumenya. Ubu ngubu gitandukanye naho urugendo rugeze, icyo maze kumenya. Ubwo rero iryo jwi ryakomeje kumbwira gutyo, rimbwira naho nerekeza. Aho mpageze nahakubitaniye n'abahanuzi 2. Umwe yaratashye, arampamagara arambwira ngo uri umuragwa w'ubugingo. Nkomeza kujya nza muri urwo rusengero ngo numva uzambwira ikintu cyitwa kuraga ubugingo, ariko nkabona barahanura ibindi bintu ngewe ntashaka. Ubwo nashaka kumenya ubugingo n'iki, kuba umuragwa w'ubugingo n'iki. Nuko nahamagawe, nubwo nakiriye agakiza. Urabizi twe tuzi ko kwakira agakiza ari ukujya hari ukavuga ngo nemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Urugendo rugakomereza mu mazi bakubatiza, ugahabwa umubatizo wera wo mu mazi. Ariko ngewe naho ngaho itangiro ryanjye ry'agakiza ryatangiriye. Utangira gukizwa. Ndakubaza ibibazo bike kuko twashaka twinjira muri message Imana yaguhaye umaze gukizwa. Mu muhamagaro Imana iguhamagara, uhamagawe ryari, uhamagarirwa kubwiriza ubutumwa bwiza? Aho ngaho maze kugera muri urwo rusengero, kugira ngo nakubwiye ukuntu nagendanaga n'ijwi. Narahageze. Wumvise ijwi bwa mbere yo kubatizwa? Ndeka nsubira inyuma basi niho ushaka. Ngewe nakuze kwa kundi umwana amenya gutandukanya ikibi n'icyiza, nisanga muri ADPR kandi ababyeyi banjye mama ari umukatolike. Mbaza ko nageze muri ADPR ntabyo nzi, hari yakamashaje, ariko mpisanga gutyo kwa kundi baba umwana yamenye ubwenge naho nisanze. Bambatiza ndi muto, mu kumbatiza bo bambwiye ko bambatije, uwambatije nubu sinzi ko namumenya. Ako kantu ndakibuka. Namaje ntese ko mubatiza abana bakuze kukinge mumbatije ndi muto. Twari 2. Arambwira ngo nemeye kubatizwa, narwanye niyo ntambara kubera ikikuri mico cyari ndimo rero ntacyo nari. Cyari kikuri no muhamagaro ubwo. Bari bagifite. Rero ariko impamvu mpereye aho nuko ariho nari ntangiye gusigira nka kenge k'abana. Rero impamvu ni yise umwana ngiye nashatse ndi muto. Nashatse ndi muto mfite imyaka 16. Ayiwe, washatse umwana na mama wanjye? Yego. Tuzagera igihe tubikoreho ubuhamya. Nari umwana. Rero ngo nukuvuga ngo muri ubwo bwana ngeze muri urwo rusengero, Imana ntiyemeraga ko mfite urugo, yanyitaga umwana. Imana yambwira mwana wanjye. Hari naho yanyitaga bebe. Kuzina Imana yagiye inyita. Mpageze rero sinzi ntago nibuka uko wambajije iyo naniwe ndibagirwa. Nari nkubajije nti umunsi
wakiriye Yesu warubimbwiye ahubwo nemvuze ngo utangira guhamagarwa kubwiriza guhanura. Rero umuhamagaro wanjye watangiriye aho kubigaryajwe numva umbwira ko ngenda mpamagara runaka na runaka na runaka dutangiza korali. Ya korali imaze uburyo iyo korali yatangiyemo bayita Jehovanisi, nagendaga mbwira runaka ubwo Imana ifite uko yabanye nawe irambwira ngo ndaguhamagaye, haguruka utagize umuntu ureberaho, ahubwo ugendere ku cyubwirwa, icyo kizakuyobora mu rugendo rwawe kurenda urushoje. Uwo ni wo muhamagaro wanjye, niho umuhamagaro watangiriye. Rero uyu mpagazemo kano kanya nawe utangiye korali imaze kumera nk'ikomeye, amajwi biryoshye ndabyibukana naririmbaga neza cyane, biryoshye njya mu butayu nkashaka ibirungo by'indirimbo narimbi kunze biryoshye. Bimaze kumera neza numva koko nkunze kuririmba, ryajwi rirambwira ngo igihe cyo kuva muri korali kirageze, groupe ya korali isohokemo ujye muri groupe y'abanyamasengesho. Yego, ubwo umuhamagaro ubuje mu cyiciro cya kabiri, ariko urumva umuhamagaro wanjye yahise kwagurira mu muhamagaro. Urumva mba ngiye muri groupe y'abanyamasengesho ntazi uko bigenda, ariko mpita nkurwa mu kuririmba. Nabanje no kubyanga, ndavuga sinava mu kuririmba, ihita inyambura ijwi, ntangira kuririmba ikijwi kitabaho. Ubwanjye nisohoramo kuko nabonaga kunkura mu ijwi ryaho naririmbiraga nkajyanwa mu bafite amajwi adafite gahunda. Ubwabyo byahise bituma numvira ryajwi, mba ndatangiye. Urakoze cyane. Ndakubaza ikindi kibazo kimwe. Njyewe ubwanjye nakubonye mbona ufite guca bugufi. Kubera iki? Mpamagarwa uwo muhamagaro w'abanyamasengesho ntabwo nahise ninjira mu kazi mu buryo bugaragara, kuko ninjiye mu kazi mu isi y'umwuka butagaragara, ntangira kwigishwa n'Imana ikintu cyitwa gucishwa bugufi. Ubuzima bwanjye bwose bwabaye ubuzima bwo gucishwa bugufi. Kubyara kwanjye kwabaye gucishwa bugufi, kubaho kwanjye kuba gucishwa bugufi, kubana n'uwo mugabo kuba gucishwa bugufi, mu rusengero aho nasengeraga nta kindi kintu natozwaga gucishwa bugufi. Mama Sha, iyo ubwiriza uri imbere y'abantu utazi ingano meme no mu rusengero, ni igiki cyiza muri wowe bwa mbere? Ikintu cya mbere cyiza ni ivugabutumwa ryaba rifite indi ntego. Ikintu cya mbere nkihagarara imbere y'abantu barenze umwe cyiza, mba numva nababwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Ntabwo buryo ugiriye uri kubwiriza, bitewe n'intambara naboneye mu itorero ryanjye byo kudakundwa, kurwanywa, gutererwana, kujugunywa, guhimbirwa ibinyoma, kwicwa, yego ubwoba ntago bwabura. Nuko bigenda iyo Imana igutumye akakubwira ngo ngwino uze kuri YouTube cyangwa uze utangaze message uvuge ubutumwa, ikintu cya mbere ubanza gukora ni ikihe mu buryo bwawe bwo kubana n'Imana? Mu buryo bwawe iyi Imana uburyo ntumamwo ndazi nza kuri zina mbuga nkoranyambaga bwa mbere naho mpahere. Hari misiyo Imana yari yampaye y'umwana nakuye mu bitaro wari murenganwa n'umuryango, ndetse duhereye no kuri nyina. Nyina ibi nabyumva arabyumva, mufatira mpiri mu mwuka, mukura mu bitaro, mwinjiza mu rugo rwanjye. Mu kumwinjiza mu rugo rwanjye kubw'icyo gipimo Imana irambwira ngo ntibirangiriye aha, njyanye ku mbuga nkoranyambaga. Ariko nubwo nkujyanyeyo ugiyeyo kugira ngo upimwe kandi uzabere n'abandi igipimo cyo kwigirwaho. Nza gutyo Imana impa ubutumwa yabumpereye ahantu bita mu kibuga, buvuga ku busambanyi bwihishe butagaragara. Mu gihe mu itorero rya Gikristo batwereka ubugaragara, ubusambanyi butagaragara. Nzana ubwo butumwa, imbwira aho mbujyana, inyereka amacana 3, imbwira cana imwe nzaboneraho umugisha ntayikandagiyeho kubw'abantu bayiriho bakunda ukuri. Imbwira ya kabiri nzajyanaho ubutumwa ntashatse kuvuga icyo yayimpishuriye. Imbwira n'iya gatatu ntarajyaho ariko nzajyaho iriho abantu bameze nk'abaragwa b'ubugingo, bari mu isi ariko intumbera ari mu ijuru. Ayo macani yazanye ko ari 3, imbwira noneho aho njyana ubutumwa. Aho njyanye ubutumwa mbanza kwanga ko nari mfite imyumvire yo kwanga zino mbuga nkoranyambaga. Nta Mana ihaba, ntumva ibintu bihari nyine ni ibintu satanike.
unkurike dore ko nari narahishuriwe ko YouTube ikorana n'imbaraga za Illuminati. Urumva iyo myumvire yatumye ryajwi ninangira nturanjugunye unjyanye kuzimu ndapfuye mwirimbukiro ry'abahanuzi n'abavuga butumwa n'abashumba njyanye hemana nimenye covid yari ikirangira. Urumva najyaga numva ururubuga mwisi y'umwuka ariko ntaramenya ibyaro ntangira kururwanya mu kururwanya mbwira Imana ngo ngewe nkunda kumva ijwi ariko nkakunda kugendera mu bimenyetso nkunda kugendera ku ijwi nkunda ibimenyetso n'abantu tukunda kugendana barabizi nkunda ibimenyetso. Ubwo nabwiye Imana ntaha niba ari wowe unyohereje ndashaka ko nkorera ibintu bitatu ariko muri ibi bitatu niyo wakora bibiri ndaba ndi hejuru y'umubare wemewe. Ubwo rero muri ibyo bitatu ako kanya isi nkorera bibiri byihuse irambwira ngo ihute ikimenyetso ngo uhaye aho ugiye hari abandi bakozi b'Imana bateguwe ukigerayo nk'umuntu utazwi umunyamakuru akikubona arabahagaritsa abo ahita kwakira kikubera ikimenyetso cy'uko ngushyigikiye. Ngezeyo muri kwa kunyakira byambereye ikigeragezo babakozi b'Imana b'ibyamamare bibitangaza hahandi bari bicaye nubwo nari ndi kuri kamera naho nakuye n'urugamba uri kuri kamera abantu bose imitima yabo batanabivuganye uri mu ntambara byatumye mvuga ngo ngewe ubwanjye ndavuga ngo Mana unyeretse ikimenyetso ariko aha hantu ushobore kuba uri kumwe nanjye kuko ahantu ngonganiye na shitana ndwanya kabe naho yaba ndwanyiriza mu muntu w'Imana mpita mbona ko aho hantu ndi kumwe n'Imana. Ubwo rero nyuma yo gutanga ubwo butumwa sohotse ngiye kuko hari condition nari mfite z'ubutumwa kandi n'ubu ngenderaho nyuzwe nazo. Umunyamakuru wanyakiriye byaramutunguye bituma mugiriraho umugisha turakundana. Niba ari we wahaga abandi amanimero kumanuka ijwi rirambwira ngo hatagira umunyamakuru ujya kuri kamera ye iyi niyo cano nkoherejeho niyo ugiye gufungurizwa uzayifungura nzahita mukura muri kino gihugu mujyane te muburana kubw'umugambi wanjye tazagira cano ujyaho niya uzajya uyijyaho ariko nakubwiye. Ubwo rero namaze gutambutsa ubwo butumwa urabyumva igikundiro nyine kibi gikundiro abanyamakuru nibo ba mbere bankunze Mana irambuza nkura n'urugamba rw'abanyamakuru harimo abo tuziranye ubu bananyanze kubera ko ntakoze ibyo bashaka. Urwo rugamba rero rwatumye njya kwihisha ahantu bitewe n'ikimana yari yavuganye nawe muri uko kwihisha rero usa nkaho ngarutse ubu nubwo nagarukaga kwigisha abantu amasengesho y'iminsi 40 ariko nazaga muri misiyo y'amasengesho y'iminsi 40 ntaje ndi umuntu uri kuri batinde rero muri uko kubuzwa n'ubu butumwa bungaruye nagonganye n'ikintu cy'impungenge ariko ndavuga kuko wambwiye ko aho njyana ubutumwa ari umukozi wawe yatangiriye nimara kubutanga umpaye uburenganzira nibashake banantunge telefone yemere kuko biri mu mugambi wawe wo gukura abantu mu ruhirahira. Ngewe nkunda kwambara umwambaro w'umweru n'umukara ndabikunda pe mu myambaro ngira nkunda umwambaro w'umweru n'umukara n'umutuku naho ndawambara kuki wambaye umwambaro w'umutuku uyu mutuku uyu mwenda nawambitswe ntabwo buno butumwa ngiye no gutega uko nabishakaga ntabwo uko ndi butegwe ntabwo n'inkweto ndi bwambare ariko bitari ngombwa ko mushyira kuri kamera ariko cyane byari ibintu bije gushyigikira uyu mwambaro utukura. Uyu mwambaro ntago ndi buvugeho ntarasoza ubutumwa nyirizina nimara kubona intsinzi y'ubutumwa nzavuga kuri uyu mwambaro ndi kuzengurukana mvuga ubutumwa atari uko ntabuze imyambaro ariko mu buzima bwanjye busanzwe nkunda umutuku ikintu cyose kirimo umutuku ndagikunda ariko bikagaruka mu myumvire y'ukuntu ubuzima bw'urugendo rwanjye rw'agakiza nagiye ndokorwa kubw'ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Amen. Icyo kimenyetso cy'amaraso ya Yesu rero cyatumye ibara ritukura ikunda nkatekereza se niyo mpamvu Imana yanyambitse umutuku kuko no mu myambaro ngira nta mituku irimo ariko ibara ry'umutuku ndarikunda. Urakoze cyane. Ubutumwa rero wabuhawe ryari mamasha ntumbaze igihe cy'umwaka n'ukwezi n'umunsi kuko iyo ndi gukora cyane ndananirwa nkahura n'ingaruka zo kwibagirwa ariko ubutumwa nabuhawe
ubwo hamaraga gutangazwa inkuru ko Theogene yapfuye. Yego byumvikane ko bumaze umwaka ubufite. Ntago nabuhawe amaze umunsi wose apfuye, ahubwo uko inkuru yamenyekanye ko apfuye gacicikana. Yego nanjye yangezeho atari kuri telefone, atari mu bundi buryo bundi bw'ikoranabuhanga, ahubwo abantu bameze nk'abahungira iwanjye umubabaro. Abantu baza ari benshi buzura muri saro, intera ari imwe ati mama chance turapfuye, ibintu bitubayeho ku isi ntibibaho. Ndanikanga ntihabaye ikise, barumirwa kuko nibwo izi mbuga nkoranyambaga zihari wagira ngo nge simba no ku isi. Icyo gihe narikanze barambwira ati bose intero yari imwe ati tubuze intwari, ariyo mpamvu bakunze kubona nkoresha intwari bamwe, ariko abenshi bakoreshaga intwari. Abo baje abenshi bari barimo barabanyamasengesho babandi bibereye mu gikari hari n'abahanuzi bararira, ariko intego y'ukuntu bari baje kwari nko kunshyira mu nzira yo kugira ngo mpabwe ubutumwa. Muri uko kurira tuboroga nanjye narariza amarira menshi cyane, turira tuvuza induru. Imyumvire yacu yatubwiraga yuko ndeka nivuge ngewe, imyumvire yanjye yambwiraga yuko Theogene ari buzuke, ariko nashingiraga ku mirimo Imana yakoranye nanjye, kuko muri abo bana 6 banjye harimo abana 2 bapfuye, umwe we yarapfuye isajya no guhuruza. Mbona arazutse ndabibona. Uyu mutoya we mfite arapfa, abantu bakavuga ko binarangiye, bakankura ku murambo. Ise yigeze yanyirukana ambwira ati reka gushinyagurira umwana arapfuye, ariko ibyiringiro byanjye byo gukomera n'umwuka Haleluya. Nkahamanya n'urupfu ku mwana wanjye atapfuye, ahubwo ikimujyanye kitarahabwa iki uburenganzira. Iyo myumvire rero yahise inyumvisha ko Theogene bitewe n'uwari we Theogene adapfuye, ahubwo igihugu ahantu abarurirwa batakwemera akagenda kandi bajya babyemera. Imana ariko nari ntaramenya nyirizina icyamwishe, kuko bariraga bavuga ko yapfuye ariko batarasohora icyamwishe. Reka rero dutangire. Imana ikubwira ngo iki umaze kumva ibyo bintu, uri muri ayo majune ubwo n'urujijo, uri mu rungabangabo, Imana iragusura. Igusura gute? Uburyo rero yansuyemo uko bariraga bakeneye ko Imana iduha amakuru, nanjye ntayo nari ifite. Hari ukuntu abantu baguhungiraho kubera ko bo bumva nta makuru bafite, bakumva hari wowe Imana yayaguha, ariko nanjye ntayo nari ifite. Nari nuzuye intimba n'umubabaro, kandi hari ahantu biragoye ko Imana yahaguhera amakuru. Mu mubabaro ntago bijya bibaho. Ubwo rero ikintu cyaje kubaho, nahise numva ijwi ariko ritavugira muri njye, rivugira hirya kure y'uwo mubabaro. Rirambwira ngo uva muri abo bantu wiherere ngira ibyo nkubwiye. Nahise mbavamo. Mu kubavamo ntago nasohotse nkomeye, ahubwo nasohokanye amarira menshi, ariko imyumvire yanjye imbwira ko Theogene ntago mvuze umwuka, mvuze imyumvire. Buri imyumvire iratubana, amarangamutima ari buzuke. Ngenda numva ko iryo jwi rivuganye nanjye riri bumpe n'amakuru y'ukuntu agiye kuvuzuka. Ngenda ndira numva ko amarira yanjye yagaruye Petero abapfakazi barira. Nanjye amarira yanjye nindira bikanga, ndibuhamagare n'abantu ntimwibutse Imana imirimo yakoze imutugarurira. Iyo niyo myumvire nari ngize gutera arifi. Urumva nariraga mvuga imirimo ya Theogene, kuko niba ari umuntu wababaye ariko simbashe kugaragaza agahinda, kuko ahitwa ko hera ngewe nahaboneye umwijima. Ariko Theogene ari mu bavuga butumwa babwirizaga nkaseka. Ari naho nahishuriwe ibanga riri mu muti wo guseka. Iryo banga rero riri mu muti wo guseka. Yego nta handi nakwiryo hishurirwa, ni kubitwenge Theogene yatangaga mu bantu. Ariko uwo munsi ndi kurira mu minota nka 45 navuye mu bantu ndi ngenyine, ndi mu gacu ka ngenyine. Haza ijwi rimbwira ngo ceceka urarizwa n'iki. Uwo mwanya mpita nkomezwa n'amarira sinamenya aho agiye. Mu gihe nkiri mu kwibaza ibimbayeho, nahise mbona marayika araza azana na televiziyo. Ndikanga ndahumiriza. Mu guhumiriza numvaga ndi kureba, ariko narebaga ibiri kubera muri televiziyo. Ibyo marayika yagiraga gute yambwiraga, arambwira ngo tega amatwi wumve. Bishobora kungora kuko bwa mbere ntumwa kuri izi mbuga nkoranyambaga zanyu mudutunga kamera. Byarangoye cyane kuba nasohora ubutumwa nkabusubiramo, sinjya mbishobora. Kuko iyo ubutumwa musohoye sigara nanjye mbaza abandi harya bimeze bite, nkajya no gukurikirana ibyo bintu. Umeze nkanjye. Ariko Imana imbwiye ngo ejo bundi nibuzeho. Abantu bajya bavuga ngo ibyo bintu ntabwo bikunda, ngo ko umuntu ngahanura ngo bahanuze ngakabwibagirwa. Nge byambayeho binambaho.
ngewe iyo maze guhanurira umuntu Imana imbwiye bihita biva mu mutwe nawe niko bimera nanjye bimbaho ariko hari dukeya umuntu asigarana utwo dukeya rero yego ariyo mpamvu numva mfite power numva ndi mu mbaraga z'uko ibi bintu bishyigikiwe n'Imana kabe naho wantunga telefone ukarikodinga nta kwigizayo navuga ngo niyo waba uvuye ikuzimu ntunze telefone naho hari Imana ishaka gukora haleluya kubera ikintu nzingira cy'uko ubutumwa iyo nabusohoye ntabunsubirishamo ngo mbusubiremo ubutumwa buri muri njye ndakeka ko umunsi wo kurangira abantu icyo kintu kikiriho abantu bajya bavuga ngo ntago ngo bikunda ari nabambwiye ngo njye nandika ariko njye Imana ijya ibinyangira ndavuga nkamera nk'uko waba uri kuri coding ikintu narangiza isoko yabyo yakama begakamana nuko nabivuze birangira kuri iyo ngingo uvuzeho natangiye mvuga ntayo kubundi ubusi mfite ikibazo nkajya nandika nza no kwita ubuhanuzi bwanjye igitabo cy'ubuhanuzi hari abakunze no kumaza cya gitabo cy'ubuhanuzi kutagisora bakagira ngo ni igitabo nanditse ahubwo ni ibintu mba numva bimeze nk'igitabo muri njyewe bihari shobora kwandika nanjye nkasigara mbibaza abandi cyangwa mbisoma nk'abandi kandi byaraciye ubwo rero icyaje kubaho marayika ibyo yambwiye ndi kubibwira abanyamakuru shobora kutabivuga neza nk'uko biri ariko kubw'umugambi w'Imana ibigomba kumvwa birumva dore ko ku makamera biri kugenda biza mu buryo butandukanye bitewe n'iyo kamera igutunze imbere Imana igambiriye mu bantu bakurikira niko kuri biri kugenda biza bitandukanye urwandiko rw'Abaroma 18:14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana ubutumwa bwiza bwa Yohana mu bice 4:23 Yesu yaravuze ngo mugore nyizera igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasengera data mu mwuka bakamusengera no mukuri data ashaka be nawe bamusenga ibi tuvuga rero si ururimi rusanzwe n'ururimi rw'umwuka bivuze ngo abakurikiranye iyi shene umusaruzi Baraka barumva neza ibyo uri kuvuga bitewe n'umugambi voilà ubwo ni ukuvuga ngo mbihabwa marayika za mbona n'iyo televiziyo yaravugaga nk'uko ubu mvuze ibyo avuze bigacaho muri televiziyo ibyo avuze bigacaho muri televiziyo nkaba ndi kumva nanareba tuzi ko televiziyo tuba tureba twumva ijwi tunareba oya televiziyo ngiye yanyerekaga amashusho marayika ari ruhande ari kuvuga mu byo yavuze wenda kubw'umunaniro wo kuvuga ubutumwa cyane ikintu wenda mperaho kurica no kuko kuri buri cano ngenda ngiraho mpera ntago mbizi ikintu cya mbere mpera kurica no mvuga yarambwiye ngo igihe cyo gutambutsa ubwo butumwa ntago cyari cyagera amaze kubimbwira sinzi impamvu ari cyo mpereyeho kandi ntaravuga ubu butumwa asojeje ubutumwa abumpaye yarambwiye ngo igihe cyo kubuvuga cyari cyagera ari abantu sizi wawe ugenda ubabwire ko intwari nkuko twayivugaga niko marayika yaje avuga intwari Theo ntago bavuga Theogene ngo buzuze intwari Theo wagerageje kurwana intambara nziza y'imirimo myiza aratabarutse araruhutse kandi ahari igihe nikigera azahura n'abazaba baranesheje isi ubw'impanda izaba ivuze abazaba bakiriho n'abapfuye bose bazayumva nawe azaba ari muri abo muhurire mu bwami budashira ibyo nibyo nabwiwe nyuma yo kumara kumva ubwo butumwa mbwirwa ko ari byo mbabwira ariko ubutumwa nkabuceceka mbwirwa ko igihe cyo kubuvuga nikigera icyo gihe nzakimenya ariko buriya karenze umunwa ngo karushya ihamagara nubwo mwuka w'Imana yambujije ntago nabigize ibanga narebye umuntu wo kwizerwa dore ko aho hari harimo n'abahanuzi uwo muntu wo kwizerwa ndamureba mbona ntazamvamo hari abantu bo kwizera uvuga ati iki kintu ninkimubwira arakigira ibanga dore ko Imana yanyigishije no ku nshuti nk'uko Yesu nawe yagiraga inshuti eshatu mu nshuti tugira harimo inshuti ziza kubw'ibanga ukaba ikintu wenda ukavuga ati iki kintu agomba kukimenya natoranyijemo umuntu ndamubwira nti ngwino nkwibira ibanga ba bantu bamaze kugenda ndamubwira ntuzi byabaye ndamutondorera kuko nari mfite amakuru yuzuye ijana ku ijana urungabangabo kuko nanjye yatumye nceceka atuma nkomera muri icyo gihe nakoreye Imana nanjye nk'umuntu ugiye gupfa nakoreye Imana ntitaye
kubyo mbona hari ukuntu nakoreraga Imana nahura n'ibicanege nkabanza nkicara nkajya kubaza ntibimeze bite ariko icyo gihe sinirwaga nanabaza numvaga ubutumwa bwa Theogene mbitse hari ahantu bunshyize amen yego ubwo rero uwo muntu narabimubwiye arimubwiye aravuga ati yewe tiri nibanga atereka ndibika araribika uyu muntu rero waje uvuga ngo yanyweye amaraso ya Theogene wa muntu nabikije ibanga abaramwumvishe amwumvishe yibuka ko hari akantu yavuze k'amaraso ngo yanyweye ngo baranamuriye yibuka ko namubwiye mu butumwa yuko Theogene apfa abadayimoni nabo tuzi ko ari abakozi b'Imana bakorana n'iriya myuka babyiniye ku murambo we ko intsinzi yabigize gute igezweho ahita aza yiruka arampamagara telefone yampamagaye nk'inshuro 10 kuko nkunda kwitaba telefone gake sinamwitaba biramurenga ajya kuri WhatsApp arandika abona sinjeyo yandika message bimurenza ashaka indi nimero tuyanyihoreye azi yuko ngiye muri bya bindi byacu by'ubushuti ahamagaza indi nimero aravuga ati bura nimpamagaza indi nimero nkahamagara cyane arabona ko ari umuntu huye n'ikibazo kiri rijance ndamuzi arahita yitaba kuko umuntu mugendana abakuzi abazi ko nimero ije ihamagara cyane uwo muntu ashobora kuba ari utabaza mu muhamagaro wawe kandi koko niko byahise bigenda umuntu mugendana abakuzi ya nimero rero yahamagaje ndayitaba araseka cyane aranseka ngo ndakuzi ngo wari wanyihoreye ngo ciye mu nzira z'ubutabazi ngo ndakubona gute ikintu yahise ankorera yahise ampanyine bwabo byabindi bakubwiye wa muntu anyoherereza link ya wa muntu yego akiyinyoherereza nagize umubabaro naranarize ndavuga ariko Mana fata Mana fata ibi ni ibiki noneho uko ndi kuvuga ngo ibi ni ibiki nakunze kubaza ikihishe inyuma y'uwo muntu ese koko atumwe nawe ese zaba ari imbaraga z'imyuka mibi zimutumye ese iyi ni hita ashaka nkeneye kumenya kuko mu gukorera Imana kwanjye n'abantu dusengana sinjya mpfa gusenga mbaza Imana ikihishe inyuma y'ikituma negera impamvu y'ikintu bro nanjye nagiye imbere y'Imana ntarira kubw'ibyo numva ngo navuga ngo niki kihishe inyuma ya bino bintu ndababwiza ukuri mbere yuko Imana impishurira ikihishe inyuma y'ibyo bintu yarabanje irambwira ngo ibi bintu ngo mwana wanjye nabyemeye ijambo yambwiye yarambwiye ngo nabyemeye nyuma yuko nabyemeye hari icyo nshaka gukora yego numva ngize ubwoba komeza kuyibaza uyu ni muntu ki uyu ni muntu ki iramumpisha ndavuga nti ndashaka nimero za hari mu kuvugana nawe ndamumenya ndamuhamagara ndamubwira ngo nahise mvuga nifuye ndamubwira nti umva wa muntu we waremwe nkanjye ibi bintu ni hit uri gushaka nibi bintu ni imbaraga satanike zikorana nawe ntinge ndi umuhanuzi niyo wampisha ndakumenya sinakora ikosa ryo kujya kugutamaza niyo wabuvuye ikuzimu ariko ndi bukumenye sinakora ikosa ryo kugutamaza niba ari na hit ushaka ariko niba ari n'Imana ikohereje mbabarira umbwire uko tuvugana nabwo sinamumenye ikirere cye cyari gifuze ubwo turi kuvugana Imana irongera irambwira ngo narabyemeye icyo nshaka icyo cyonyine iramumpisha ariko kubera ko yari itaramumpishurira ndongera njya kuyibaza impamakuru ariko ntemerewe gutangaza nayanjye bitewe n'ubwiru bw'umuhanuzi ubwiru bwanjye ubwo rero icyo nahise nkora kihutirwa nahise mvuga ngo Mana none ibi bintu yavuze kuzi yuko nanjye mbifitiye amakuru ni ibiki iraceceka atunisubira mu buzima bwanjye busanzwe haciye iminsi 2 mu rukerera njye nkunda guhabwa ubutumwa mu rukerera niho natangiye kubuzwa amahoro ariko hari ibyanjye narimo ntegura bitari ngombwa hano muri ibyo ndi gutegura nabyo kandi bigendanye n'umurimo w'Imana sinigeze mbyemererwa nahawe stop iyo stop mpawe numva igihe kirageze cyo gusohora ibyo nabitse ndangije mbwira Imana ndabisohora gute ese ndajya mu Rubavu YouTube channel ntashaka gutangaza kandi sina ngombwa Imana yampaye nahise nyivuga njye mu Rubavu iyo nica n'Imana yampaye njye mu Rubavu irambwira ngo hoya koko nibuka ko tumaze amezi 5 ako kantu tumaze amezi 5 hafunze yego ndavuga nti
ubwo mbujije sawa. Kumbe wa muntu yahise ajya kubibwira abanyamakuru. Abanyamakuru batangira kumpamagara. Imana irambwira ngo utagira umunyamakuru witaba, urabanza uhere aho yatangiriye ivugabutumwa rye ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Kumvira Imana biragora. Kuba Imana yakohereza ahantu kandi aho yakohereje nta n'amakuru afite, wenda ko ibyo bintu waba ubizi, ahubwo ugahamagarwa n'abamenya amakuru yawe kandi watayazi, kandi abo nabo ntiwemerewe kubitaba. Imana irambwira ngo numara kubisohora aho yatangiriye ivugabutumwa mbuga nkoranyambaga, mwana wa uzakenera kumenya aya makuru uzayamuhe, kuko ayo makuru aje gukura abantu mu rungaba ngabo. Nuko Imana ikubwira gutyo. Yego. Noneho tugerere ku buryohe bw'ubutumwa. Ubu butumwa rero ni ubutumwa bukura abantu mu rujijo. Ariko mu gukurwa mu rujijo biri mu ibanga ry'Imana. Sinzi niba byaba nyuma yuko maze kuvuga ubutumwa cyangwa se bifite igihe byaberamo. Imikorere y'Imana ntimenyerwa ibizi uko ibintu izabigenda. Bibiliya ivuga ko ibihanurwa byose bifite igihe byategekewe. Akoze Imana iguha umugisha. Ubwo rero ubutumwa nahawe ni ubutumwa buvuga ku rugendo rwa Theogene, kubw'ibyo abantu bibaza, yego, no kubw'ibivugwa, ariko ibyo bivugwa inampishurira n'umwuka ubyihisha inyuma. Iyo bibaye ngombwa ntangaza bitewe n'ahondi, ko hose siko mbitangaza, nubwo amakamera aba yego atandukanye, hari aho biba ngombwa nkumva biraje, ahandi nkumva si ngombwa. Yego. Baramo yaravuze ngo icyo Uwiteka yamubwiye nicyo ndibuze kuvuga. Rero ubwo butumwa mbuhabwa na marayika n'iyo televiziyo yari indi imbere. Yego. Aho mpera ntituba ariho twita, ahubwo twite ku butumwa nyirizina. N'ubundi marayika yarambwiye ngo tega amatwi tukubwire iby'uru rugendo. Urupfu rwa Theogene rwarabatunguwe ariko twe ntitwatunguwe, ndetse nawe ubwe ntiyatunguwe nubwo ataraza umunsi wo gupfa, ariko amakuru yari ayafite. Ariko akomeza kurwana kubwo gutona ku Mana, yumva atataha, ariko ibyiyumviro by'umugenzi ugiye kugenda yumvaga katashye. Yego. Ndasubiramo kano kantu ushobora kuba aranyumvisha ahandi ukaba wavuga ngo kuki ari kuvuga ibinyuranye. Byose biri mu butumwa, ariko ahantu mpavuga nyine biri ngombwa ko mbivuga. Bitanga mu byiciro bitandukanye. Namaranye na marayika ibintu yambwiye bizagenda biza nyine bitewe. Icy'ingenzi nuko biri mu butumwa. Arambwira ngo twebwe bihanganira kwibagirwa kwanjye, twe mu ijuru ntitwatunguwe, ariko mu isi mwaratunguwe. Ariko nyirizina watashye ntiyatunguwe, ariko ntiyamenyeshejwe umunsi wo gupfa, kuko ntiyari bubyemere gupfa. Yaragikunze umunezero w'ubuzima yarimo yinjiramo, dore ko n'ubwo buzima ubwabwo ryari ivugabutumwa rimushyigikira mu murimo yararimo. Twamuhishe iherezo rya nyuma, ariko kuko ryari rigeze ku musozo amakuru yari ayafite. Yego. Mwuka w'Imana nambwira ko n'umugore w'ubwe ayo makuru arayafite. Mwuka w'Imana arambwira ngo abantu bari kwita ku iherezo rye cyane, bagapfobya aharuhukiye. Yego. Ariko iherezo rye yariteguye ritaraza. Iherezo rye yariteguye mbere. Ibyo uzabibwira abantu, bareke kwita ku iherezo rye, ahubwo bite ku byo asize, kuko umurimo urakomeje. Imana irambwira ngo nubwo asinzire, nimvuga marayika yaratumwe n'utegeka ibintu byose bikaba. Yego. Hari aho numva navuga mwuka, ahandi nkumva navuga Imana, ahandi nkumva navuga Yesu. Ni mu butatu butagatifu Imana. Yego. Nimwe. Aho rero muzajya mwumva mbivuze uko bantu b'Imana hana habonye byinshi, buri wese abyakira uko abyakira. Icy'ingenzi nuko oya humura. Imana irambwira iti nubwo asinziriye, nubwo aruhutse, nubwo yavuye ku isi, ariko imirimo ye irakomeje. Amen. Umurimo we ntuhagaze, urakomeje kuzageza impanda igize ite ivuze. Ninjiye mu butumwa. Ubwo marayika yambwiraga ya televiziyo ndeba, narebye urugendo rw'ataha. Ubwo yari ari mu modoka
ntago yari ari muri furi z'umuhanda ndakata handagenza ntya gusa uwo ni umuntu w'inyuma wabikoraga ariko umuntu w'imbere yari mategura hari kujya yari makaraba yarimo yeza imyambaro ibyo narabibonye yarihanaga akihana n'ibyo atakoze bantu muri guca imanza mushobora kumenya aho umuntu yacumuriye ariko ntushobora kumenya aho umuntu yihaniye kubera ko Imana yari yamaze gutegura ko nubwo yatezwe ariko agomba gutaha urugendo rwe nararubonye yaruteguye ari mu muhanda ajya i Bugande habura amasaha 2 ngo kiriya kimodoka kinjiwemo na dayimoni akinjira mu mushoferi kimwurire yarongeye asubira inyuma arongera arisuzuma arakaraba ndatanga urugero iyo umuntu ari muri dushe hari ukuntu yafite umwanya yitunganya koko akezwa habura amasaha 2 narabirebaga muri kamera yarejejwe aritunganya ngiye kubona mbona Theogene ararabagiranye mbona Theogene narimo mbona ahindutse uwundi muntu ariko we kuri vore yarataramenya ibigiye kuba ariko yabyiyumvagamo muri ayo masaha 2 ibyo nabonaga marayika yaravugaga nanjye ndeba yarwanaga no kubaho kwe kuko yabonaga ubuzima ashobora kugiye kubwamburwa ibyo yabibonye habura amasaha 2 ariko ubwo yarekaramaga kubaho kwe ntibyari bigishobotse kuko ijuru ryari ryamaze kwemera koko agira gute ataha aho byari bushoboke ko ritabyemera ni mu gihe yaratarahaguruka ajya i Bugande ariko akimara kwanzura kari bujye Bugande ijuru naryo ryahise ryandura ati ngwino ariko mu gihe yumvaga umwuka w'ubuhanuzi mu buzima bwe mbere yuko Bugande buza harya yari agifite amahirwe yo kurekarama kubaho kwe akabaho mu buhanuzi yumvaga harimo amajwi atandukanye harimo ijwi ry'ubuhanuzi ryemeza kagomba gupfa hakabamo n'ijwi kivuganira rituma rekarama kubaho kwe ariko kubera imbaraga z'amaraso murimo kuva nyina mubyaye kurendaganye kuriya arizo mbaraga za karande zamugenzeho izo mbaraga Imana yari ibizi yuko Theogene azatabaruka angana kuriya Imana irabyemera ziramuganza ariko Imana imufiteho intego yo kuzabona iki ubugingo Theogene rero izo mbaraga zamuganzaga bitewe naho yavuye twese tuba dufite aho twavuye zatumye yigira umutoni ku Mana naho Imana yamubuzaga kujya ntareke kujyayo ari nabyo byabaye intandaro y'urugendo rwe kugenda ukiyaza kureka kujya i Bugande ntago Theogene yari butahe ariko kubera umutima yagiraga ariyo mpamvu ibyo bintu abantu batagomba kubitindaho umutima w'urukundo Theogene mu rugwiro rwe no mu bugwaneza bwe iyo wamuhaga affection umwereka ko muri kumwe ibyimbuzi kuko ntago we yumvaga ijwi kutwumva ijwi ahubwo yumviraga mu bitekerezo ibyo ntiyabyitagaho ubu muntu bwe bwamwerekaga yuko ubusabane bwe nyine bugomba kubaho bishatse kuvuga ngo nubwo twe tugaragaza amakuru y'umwuka tukavuga ko iyaza kumvira atari bupfe Theogene uwari we no mu kutumvira kwe harimo kwera kw'Imana hari hashorewemo n'urukundo rwumva ko umuntu uje yerekana ubugwaneza uwagomba kumugana cyangwa se akamusanga ari nayo mpamvu Imana yemeye ko hatabarukira kabe naho yakwicwa n'ubugome buri ku isi satanike ariko Imana yari yamaze kubyemera ariko muri reclamation ya Theogene mu burenganzira bwe bwo kubaho iyo agirirwa ubuntu bwo kumenya yuko nahagarika urugendo rugendo nta hari bujye Theogene yari kubaho ariko amaze kwemera ko ari bugende ku bwarimo bamuhamagara bamuhakeya bamwereka ko bamusuye bamwereka ko ibintu ari sawa kandi bo tageti yabo ari ukumwica Imana irabireba imaze kubireba ihita yanzura ko igomba kumweza agataha amakuru nyirizina rero nahawe Theogene nubwo yatanzweho igitambo Imana ikabyemera abadayimoni bakabyina ngo arapfuye n'abiyitirira Satani niboneye 5 yego ari nabo bamutanze n'abiyitirira Satani urwo rupfu rw'Imana ikabyemera bakabyinagira yego bagombaga kubyinagira bakishima kuko bari bazi yuko birangiye Theogene ubwo apfuye
atazongera kubatesha umutwe aho ibyishimo abo bateje agahinda, aha gususuruka aho bateye kwijima, bari bazi ko birangiye, ariko bibagirwa ko Yesu wagiye ikuzimu hashira iminsi atakazuka, asinzirije Theogene ariko yamukoresheje ku isi mwivuga butumwa ry'ikoranabuhanga. Hari ibintu bihabitse. Yego. Haleluya. Ibyo bintu bihabitse uzagira agahinda kibuka yuko yego hari uwamuhumurizaga azagenda agafungura akumva, yafungura ku musaruzi, yafungura kuri Baraka, yafungura hehe, icy'ingenzi nahamworoheye. Shitani icyo kintu yarakirengagije, arangije barabyina, Imana irabareka barabyina, barica Imana irabareka barica, kuko ubugome bwabo buri mu shusho y'icyazanye Satani. Urwo rupfu nanjye rwantwara, nawe rwagutwara. Ikibazo suko yatangwaho igitambo na Kristo yatanzweho igitambo. Muririmbyi yaravuze ngo amagare ni menshi, ariko mugo amagare ari menshi, icyo wampitiyemo no kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Manu kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro, tuzabi ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira nukamuri byose, ku buntu n'intamu tugira. Ubu negereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Amen. Amen. Nicyo Satani yarakirengagije. Ndagira ngo mbwire abantu nitinda kubivuga ngo yatanzweho igitambo. Mwibuke ko n'uwadukunze ari we Yesu Kristo yabaye igitambo. Haleluya. Amen. Ageze ku isi. Haleluya. Nta bandi bamubabaje, n'abadayimoni bigaraguye mu mubiri we, barakubita, baramubabaza. Kuba Theogene babyinagira ku nyama n'amaraso, yego, bigiye kujya mu butaka, bigasubira aho byavuye. Nge niboneye ubugingo bw'abamarayika babutwara, nabubonye nk'igikombe, aho niho naringeze. Yego. Ihanganire kuvuga gutya, harongera kubifuza. Nta kibazo. Satani arabeshya, ni umunyakinyoma. Ikinyoma nubwo kiruka, hayazenebo ntago kijya gisiga iki ukuri. Kigera mu muriro kigashya, ariko ukuri guhagarara kwemye, ugasohoka nta n'umwotsi ukunuka. Yego. Yemwe abari ku isi, nimusohoke mu kwibaza ku gitambo. No muri iyi si ubuzima bwacu ni ibitambo gusa. Naha twicaye turi gutamba igihe, turi gutamba umwuka, turi gutamba amafaranga, amakamera n'amafaranga, ibintu byose. Haleluya. Ahari urukundo haboneka niki? N'ibitambo. Kuba wacu yaragiye muri ubwo buryo ntacyo bitwaye. Ego. Haleluya. Amen. Yatabaye isi, ntabwo yari gukora umurimo ungana kuri n'ubundi ngo abure kugenda kuri. Yego. Barabyinagiye narabibonye. Marayika aranyerekaga, yanyeretse bakimara kurira. Sinzi impamvu uyu munsi nari nkomeye mu itangira ry'ubutumwa, nuko Imana yashakaga. Ariko uyu munsi natewe no kurira, kandi nari nzi ko nahojejwe. Yego. Nagiye kubona marayika aranyereka kiriya kimodoka wakoze. Amen. Nari nitwaje akihanaguzo, ariko wari wagateguye. Yego. Kuko turuzuzanya. Sinambara rinete, n'igihe nagaruka ntakizifite. Iki gitwikirizo hari ibyo kiri kundwanirira. Yego. Kandi ibintu byose birakora. Amen. Kandi bikoresha. Yego. Haleluya. Amen. Aranyereka ukuntu bariya bamuhamagaye, hari harimo uwari utuye muri Amerika. Yego. Uwo witwa ko atuye yambaye uyu mubiri, nawe wagaragaye nk'upfuye, n'ubundi ni umupfu. Yego. Yaguye muri kino gihugu.
muri Amerika agenda yiyerekana nk'umuntu muri misiyo yo kumuhamagara bakoresheje undi muntu ariko bazana n'uwo ari wuzuranga aho bazaba bageze kugira ngo burire. Ibyo byose ndabivuga ariko nishingikirije ko Imana yari yemeye. Yego. Hari abapasiteri bari kunkubitira mu gikari n'ubwiyemezi bwinshi, cya kintu cyo kumva ko batonnye ngo Satani ntiyabahangara ngo kubera ko bari mu Mana. Ubu bwami niba Imana yarabukuyemo Kristo kubw'urukundo hakemera akababazwa, namwe birashoboka. Ni numwe zarahanyuze, zimwe ziratwikwa, izindi zimanikwa zicuritse, izindi babakerera abandi babatera zarabo. Ntago rero none abazemera gukorera mu rukundo no mu nzira y'ubugingo, haleluya, ibyo byareka kutubaho. Nanjye nava kuri kamera mukumva birarangiye ngo meruka kuva gutanga ubu butumwa. Kandi impamvu mbivuze, bakubise umumotari wari untwaye, nari namubwiye ngo genda gake twatezwe, arambwira ngo arakangika, kumbe batugezeho dayimoni. Barangije baradukubita, umumotari agenda mu kimbo cyanjye. Ngira Imana ngo kubera ikirambwira ngo yabayeho nta cyayimariye, impamvu nanze kugutanga nturasoza umurimo. Ariko umumotari yapfuye. Haleluya, haleluya, naha kuri bikarangira. Ariko ikibazo si igare rintwaye, ahubwo ikibazo naho ngiye n'uburyo nateguye urugendo. Bene data, ona haleluya, zayabo ndakumva Mana. Babandi baje yagiye kwakira mu rukundo, nshuti z'umusaraba. Haleluya. Harimo umwe wapfuye. Nshuti zanjye, mwikangwa n'amafaranga, mwikangwa n'ibi byubahiro, mwikangwa na byose. Bamwerekaga yuko baje mu bisubizo bye. Yego, nkuko nabivuze, ariko mu nyumve neza. Nubwo bamuhize kubw'amafaranga bagiye bamuha, ariko ntiyigeza yakira azi yava. Yayakiraga yumva ari Imana ikoze. Nabo baje biyambitse kwera, barabidukorera. Ariko ubu bwami dutuyemo Imana ijya ibyemera. Haleluya. Hasi ni ibiki icano yubatse kuivuga butumwa. Imana ijya ibyemera rata, ijya ibyemera kuko yabwiye kura ngo nzaguha umugisha uri ahantu mu mwijima. Yabyemera bakaguhereza bafite ibyo bagamije, bakaguha rimwe bakaguha kabiri gatatu stop. Igihe kiravuga ngo nicyo cyatumye nkugendesha iyi nzira yose, nemera kurya Mana kugira ngo nugera i Kanani utazibagirwa, uzibwe ko ari njye wahiriye urugendo rwawe. Igihe rero kigeze cyo kugira ngo Imana ishyireho stop, baramubwira ati burya twaguhaga tutaba muri ubwo bwamukoreramo. Ushobora kwemera ukaba uwacu, dore uramamaye, tuzakwamamaza kurutaho. Dore aho ugeze natwe urabizi ko twabigizemo uruhare, tuzarushaho kukwagura, tuzaguha icyubahiro. Bamubwira ibyo bazakora, abatega amatwi intwari y'Imana. Aravuga ati burya sinabimenye, yego, ntago narekura Yesu wanjye. Ariko agira ikintu kimeze nk'ubwoba ngo burya nari ibyo kwa shitani. Yego, Theogene uri mu mbuga nkoranyambaga, wabirya utabizi. Ariko ndagira ngo nkwibutse yuko hari umugisha uri mu mwijima wacu. Yego, yatwibye Satani nta kintu agira. Yego, yaje nk'inzererezi mu mugambi wamuzanye wo kwica no kwiba no kurimbura. Tayazarebo, uwo mugambi wamuzanye yatwibye ibyacu. Ibyo nibyo ashukisha bari kureba mu kwigira no kwiyambika ishusho y'umucyo. Akaza avuga ati mukozi w'Imana, nzanye ituro, mukozi w'Imana nje kugushyigikira. Imana ikabyemera kubera ko yavuze ko n'uwo mugisha izawuduha. Ariko kuko biri mu mwijima, hari igihe ishyiraho stop. Iyo stop niho ibigiye kukureba amahitamo yawe. Iyo stop ibigira ngo ikwereke uhitemo. Kuko
n'abatubanjirije nabivuze byababayeho. Aho niho iwacu rero urugendo rw'urugamba rwo gutaha rwagize rwatangiye. Arababwira ati ntago narekura Yesu. Yibuka uburyo yavuze ubutumwa agenda n'amaguru. Tubuze kwibuka icana tukajya twibuka. Mwuka w'Imana atangira kumwibutsa. Arabahakanira bararakara. Mu barakaye nababa harimo n'ababyemeye. Abo nabibagiwe. Bamaze kurya bamaze guhaga baribagirwa. Shitani abashukisha yuko bahageze ku mbuga nkoranyambaga bariye hiti bagomba kurushaho gushaka hiti. Yego baragenda bafata ibyo bintu. Igihe cyo kugeragezwa kwabo kigeze barakomeza ariko warahaka. Ahakanye rero inama zitangira gukorwa. Turamwica. Uwacu wagendanaga gutona ku Mana ikamuburira tahanujyeyo watezwe. Mu myumvire mu buhanuzi ati ngewe ntacyo naba Yesu nuwanjye. Yesu niki nuwanjye. Ariko Imana yabonaga ko muri uko gutona naho atayumvira. Ni munyumve neza tagira makenga. Yego kubera ko yubashye Imana, kubera ko yagendanye n'Imana, naho yabura imbaraga zo kumvira ariko urukundo ruzamugeza ku Mana. Nakunze kuvuga ko nta kindi kituyobora iyi nzira ni urukundo rwonyine, kuko nirwo rwanaducunguye. Haleluya, amina. Arangije haleluya, amina, amina. Ntago yumviye Imana kuko yari afite intego yo kuyisuzugura. Ahubwo impamvu atayumviye nuko yari yaratonye. Abantu batonye ku Mana niyivuze bumva ibyibaburiye. Mwuka yavuze kuko ari mwisi nk'umufasha. Atugerera ku Mana akatubwira, akaza akatubwira iby'imigambi ya shitani. Akagera mu kirere cya kabiri akavuga ati muza makuru kwa shitani bafitiye imigambi ahantu hanyure. Theogene rero we ibyo ntiyabyitagaho. Yumvaga Imana ye ntacyo yaba. Munyumve neza ntiyari afite intego yo gusuzugura iki Imana, ahubwo yari afite intego muri we yo kubaka imbaraga z'urukundo kurenda atashye. Barangije baramutegasha bamutegera aho ngaho muri uko kutumvira. Haleluya, amen. Baravuga ati wowe turakuzi ahantu twashoye urukundo n'ubugwaneza n'ibiki ahura hashoka kuko nubundi wibera mu rukundo. Bamutegera mu gicu cyaho atuye ariko hamuhesha iki ubugingo. Haleluya, munyumve neza. Mu nama bakoraga nabo bakozi. Haleluya, muri iyo migambi y'abadayimoni uwacu yari mategurwa. Hari akantu navuze ntaragaruka mu butumwa ngo intego yo kugenda ari muto, intego yo kugenda tukimukeneye n'ingaruka z'imivukire yaho yakomotse baterekereye babandwa mu kutazarama. Gukenyuka, umwuka wo gukenyuka. Abantu bakunda kuvuga ngo iyo wakiriye Yesu utandukana na karande. Mwe muretse gato mugende gacyo tuzajya no mu ijuru karande zikiturwanya kuko biri mu maraso. Twabivukiyemo dukura amaraso. Haraho wabaga amaraso akagenda. Ikintu kimwe gituma tunesha karande Kristo, ni Kristo wenyine. Uburyo mugendana ntago ari uko wamwakiriye, nta nubwo ari uko ubyumva, ahubwo uburyo mugendana mu rugendo. Aha rero za karande z'uko kwa se bakenyuka zaramwinjiriye mu ivuga butumwa. Zimwinjiriye zigendera ku kantu ko gutona. Ziravuga ati wewe watonye ku Mana kugera naho ikubuza atahantu ugiyeyo kubera ko bakweretse urukundo rwinshi ukajyayo, wowe nawe uzaza. Ariko ijuru iravuga ati yanakwicwa na karande yo gukenyuka. Bigaca mu badayimoni bamuhaye ibyo bamuha bihishe mu mucyo, yarangiza akabahakanira. Icyonzi cy'ijuru ryari ryamaze kwanzura bitewe nuko yateguye urugendo. Kuko byagenda kose bari bumweze agataha. Theogene rero ngarutse mu butumwa niturije, sinzi impamvu byari bije uko. Marayika w'Imana aranyereka uko yanyerekaga, anyereka nyine abo bamuhamagaye agategura kujya kubareba. Mbere yuko ajya kubareba yabonye imbuzi mu bahanuzi. Haza abahanura ikirere cya mbere cyuko atashye, haza abahanura ikirere cya kabiri cyuko babonye urupfu, haza abahanura ikirere cya gatatu cyuko Imana yabyemeye. Biramucanga arasenga
asenze asengana kwa gutona ku Mana yanga gupfa ariko wakumva gupfa. Gutona ku Mana kwatumaga atabasha kumva ijwi rimuburira ngo ntagende, ahubwo gutona kwamwumvishaga ko agomba kujya kwashyira abo bashyitsi bamwereka urukundo. Theogene Yezu urugendo rwararutegura rwose, ndabizi neza na madamu bibabyumvishe, nubwo batari bazi ko ari hariya ari bugwe, ariko bari barabimenyeshejwe kuko ni abakristu, ni abagenzi bajya mu ijuru, ariko ntibari bazi umunsi n'isaha, ntibari bazi igihe biri buberemo. Mu gihe rero cyo guhaguruka agenda ahishwe ko ari bupfe kuko yari agikunze abana, agikunze umugore, yego, niho Imana yahise imutwikiriza akantu, agenda yumva ko ari amahoro, ariko ubugingo burezwa. Mu kwezwa rero ageze iyo wa undi waje ari kuri misiyo yo kuyobora umudayimoni uri bumwicire mu mpanuka, bigeze aho biri bubere kuri finali, dayimoni nagiye kubona sinzi impamvu ahamutambukije gutyo, mbona dayimoni yinjiye mu mushoferi wari utwaye kiriya kimodoka. Umushoferi mbona abaye ukundi kuntu, aba agize gute, yuriye muri misiyo nyirizindi, igare ribarigize gute, rirabonetse. Ntago bahise bapfa, habayeho ikintu kimeze nk'intambara y'umwuka, yego, abadayimoni n'abamarayika. Impamvu kiriya kimodoka cyabakubise ntibahite bapfa, abamarayika baza gutwara ubugingo bari bakiri mu nzira. Ntago ahandi nabivuze, kuko nabo ukuntu bakundaga Theogene bamanutse barekarama kubaho, ariko ntibyari bigishobotse. Batinda mu nzira, ikimodoka cyamwuriye, stop yagikurikirana ya Mwuka Wera itanga ko Theogene atari bupfe, abaza gutwara ubugingo bataragira gute, bataraza. Haleluya. Elala saradredrom. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Niyo mpamvu cyamwuriye ntahita ava mu mwuka. Uko baje barekarama nawe atangira kurekarama, ariko byari byarangiye. Mu kurekarama rero habayeho kurangira, ariyo inshuro ya kabiri ngiye kubona mbona Theogene birarangiye, ubugingo bwe bwamusohotsemo bumeze nk'igikombe cya zahabu. Abamarayika babutwara, abamarayika babutwaye bikinga abadayimoni kuko wabonaga babushaka. Bo ntago bari bigeze berekwa ko ubugingo bwasotse umeze nk'igikombe cy'izahabu cyiza cyane, nta n'igikombe ndabona kimeze gutyo. N'ugutangwa cyari igikombe cyiza, nshuti z'umusaraba, ibyo mumaranira byose iyo tujya harahari, kandi harateguwe, kandi aho ngaho hategurwa tugihumeka. Cyari igikombe cyiza cyiza, mwihanganira amarira yamfashe uyu munsi, ntabwo nzi kibazo. Igikombe mu mubiri yavuwemo ameze nk'igikombe, abamarayika baragifata bishimye cyane, ariko umumarayika umwe yarimo arwana intambara y'abadayimoni kugira ngo ubugingo butandukane n'umubiri. Barabanje bakora ikintu kimeze nk'intambara, narabibonaga. Abantu bavuga ngo amaraso ngo nibwo bugingo, oya, mu bisobanukirwe cyane, ubugingo ni umwuka. Ariko Uwiteka we, amaraso agomba kujya mu bitaka. Iyo akiri mu muntu afasha ubugingo gukora, ariko iyo umubiri ugiye kubora, amaraso nayo ni ibitaka. Noneho abamarayika barwanaga no kugira ngo ubugingo baburokore. Abandi nabo bakarwana ku maraso kuko bari bafite intego yo kujya kuyanywesha za nkozi zibibi ku gahato, na wa mubiri kugira ngo bajye kurisha za nkozi zibibi, yego, kuko nizo zamugambaniye. Erega ikuzimu naho ibyo bakora barabyiturwa cyane. Noneho abamarayika barwana no gutwara cya gikombe, kigeze mu kirere bagifashe bari guseka kubw'intsinzi babonye. Mbona igikombe gitangiye kuvamo utuntu tumeze nk'utunyenyeri. Marayika arambwira ngo izo ni impano yakoresheje mu buryo butandukanye, atanga ibyishimo, atanga ihumure, atanga kwakira kubugomba kuba we, kandi ukamwakira mu gihe ukiri mu kigeragezo. Theogene icyo kintu yari agifite, nicyo cyazanaga ibyishimo mu bantu, kwakira uzaba wejo hazaza mu gihe urimo mu kibazo. Ubwo rero iyo nyenyeri niyo nabonye iza ari nini cyane, ihita ituritsamo izindi nyenyeri, ibyishimo, umunezero, gususuruka, gucya kubera ko wishimye. Mbona izo nyenyeri ziramanutse, mu kumanuka
mbona ntago nabonye abo zifashe mbona zifasha abantu ariko abantu zafashe bamwe batangiye gukora murumva rero ko Theogene wacu ntaho yagiye arahari kandi nubwo bamwe batangiye gukora nk'abagihumeka bakiriho ndagira ngo mbatangarize izi mbuga nkoranyambaga habitsemo uwo murimo we yego ubwo rero nukuvuga ngo cya gikombe kimaze guta inyenyeri narongeye muri televiziyo ngaruka muri baba dayimoni niho naboneye babakozi b'Imana nimvuga abakozi b'Imana mu nyumve n'umurozi yari kuturoga ku gice cyo mwisi cyo kutuma dusenga abari gukorera Imana ariko wahari abakorera nde Satani nge nago mvuga ngo nabiyitirira izina ry'Imana ku gice cy'uwo bakorera nabiyitirira izina ry'Imana ariko mwisi kuko tutabazi tubona babwiriza tugafashwa ariko tutaza aho bazirikiye bona bahanura bikanasohora cyemhanurirwa n'abasinzi n'abasazi kandi bazirikiye kuzimu ariko bigasohora ariko aho bazirikiye ibyo ntibitureba kuko tutabazi turitambukira tukigendera aba bakozi rero bari mu bubata bwa Satani bamaze kurya buriya butunzi bababwira ati tuzabaha ibi bakahita bemera kubwira ari ry'ibyo bararikiye bagatakaza uwo bamenye watumye yego watumye batera iyo ntambwe abo narababonye ngiye kubona mbona nabonye batanu ariko mwisi y'umwuka numvaga ari benshi banyanyagiye hirya no hino ku isi mu bwamamare n'ibindi byinshi cyane ibyubahiro ibikundiro ubutunzi bwinshi ngiye kubona ntago bari abapasiteri gusa nta nubwo harimo abapasiteri abo nabonye babiri mbona n'abahanuzi babiri n'umuvuga butumwa kuno umuntu ahanurira mu ijambo ry'Imana akavuga abantu bakumva cyane ijambo ry'ubuhanuzi ariko nimvuga abapasiteri n'abantu basutsweho amavuta nyine y'ubushumba noneho umuvuga butumwa n'uyu wimikiwe nyine gususurutsa umuvuga butumwa mu ijambo abahanuzi ni babandi nyine bayiravuze yego narababonye ngiye kubona mbona bakomya amashyi rwose ku buryo n'umwe twarahuye mu muhanda mu buzima busanzwe arampamagara ngo ampere ifuti mu kimodoka cyiza nari nihagarariye ku muhanda nteze moto ndamubwira nti kweri rwose ntacyo nayifata ntangira kubimubwira araseka cyane ngo nta kundi nabigenza imbuga nkoranyambaga nayo nagiyeho nabonaga nta hiti mpita njya gushaka hiti ndisohokera urumva ko nubwo nababonye mwiyerekwa no mu muhanda twahura nkabamenya nababona no ku mbuga nkoranyambaga ibyo sibyo nitayeho buri wese azabazwa ego ko sinana bitinyuka nubwo bari kumpata ngo mvuge sibyo bitumariye iki ibyo sibyo dukeneye icyo dukeneye no kumenya ukuri kuko ukuri niko kuzatubata kuvuga abantu nta mukiro urimo uduhesha ubugingo ahubwo ibyo nabyo nama yari ya Satani yo kugira ngo abone uko akomeza kwigarurira abantu b'Imana muvuga abantu nimusohoke muri izo mbaraga kuko uvuga nawe ejo bazaba bakuvuga izo ntege nkarimo nawe ejo wazigwamo kuko nturatabaruka turacyambaye umwambaro w'iki urugamba ahubwo dushaka igisubizo gituma tumenya ukuri turokora abacu baguyaho tubarokorera mu rukundo rwo kutabataranga no kutagira gute no kutabavuga nubwo nababonye ndi ku rugamba rutoroshye ngo nimvuge oya nta mukiro urimo nabahakaniye rero nkimara kubabona baba dayimoni babyiniye ku murambo na ya maraso yego barwanaga no gufata amaraso atarangirika icyo bararwanaga nabo ubwo abashinzwe gutabara uwapfuye bari gutabara nkabona abadayimoni barwana n'amaraso abandi barwana n'inyama abandi nabo bari hariya bari kubyina ariko nubwo babyinaga bari kugambanirwa abadayimoni bakavuga ngo dore uko biri kwigira ngo biri kubyina ngo turaje tubinywesha ya maraso ya mugenzi wabo ngo turaje tubarishize inyama za mugenzi wabo nahise nabwo ndira nubwo narindi mwiyereko reba uburetwa buba kwa shitani arabashukisha ubutunzi atagira yaje kutwiba yagize akabudutwarisha intwari nka ziriya ntabwo atwara abantu boroheje atwara abantu bafite ubutunzi n'umujura wiba ahantu hari ikintu ndareba ndizwa n'abo bantu niyo mpamvu nawe navuga kuko bariyo mu masomo nibamara kubona ko shitani ntacyo agira uretse umubabaro na stress no kutubabaza bazagaruka mu mahoro Yesu atanga yadusigiye nk'isezerano Yesu agenda ntago yatubwiye ati nzabaha amazu nta nubwo yatubwiye ati nzabaha amafaranga nta yatubwiye ngo mbasigiye amahoro kandi amahoro mbahaye si nk'ayabisi batanga ngiye kubategurira aho nzajya kuko aho nzaba namwe niho muzajya oya tubwizanye ukuri numvishe turi kumwe uyu mupasiteri uri hariya wajyanywe n'irari rya hiti cyangwa n'ibindi
kumuvuga ayoboye intama zitaza ahari bizatuma izi ntama zirokoka cyangwa ahubwo zizaba ahubwo turaba duteye inkunga Satani, turaba dushyigikiye Satani. Ahubwo mu kumugirira ibanga niyumva ibi arirwanaho nawe avayo. None haza ayobora intama ntarari ry'ibyisagize gute afite yerekeza mu bugingo. Uwo kurimbuka nawe bazakomeza bamuzirike igihe nikigera Imana imwambura intama mwibanga ryayo ariko idahungabanyije iki intama. Hari abajya bamburwa intama mwibanga cyane. None se hari icyo bitwaye Imana ko ari umuhanga? Turinjira mu buhanga bw'Imana twisenya twisebya se kubera iki? Ubwo rero rwose munyihanganire iby'abantu ntibindeba. Icyangombwa ni ugutanga ubutumwa. Yesu Kristo akururutsa agakura abantu mu rujijo no mu ruhirahiro. Ubwo rero nkimara kubona abadayimoni babyina ati turaje, urumva nawe nta mpuhwe babafitiye, turaje tubarishe zino nyama, turaje tubanywesha amaraso. Mwuka w'Imana arambwira yaciye muri uwo mumarayika ngo uko ubona aya maraso n'izi nyama bisubiye mu bitaka aho byavuye. Ibindi ni uburetwa n'ubugome bwa Satani kugira ngo abone uko yigarurira isi kuwabashije gufata isi mu ivugabutumwa. Uzanyemerere utanga ukuri nk'umuntu uriho. Mwahawe ububasha bwo gukorera mu muriro, twe dukorera mu muyaga. Ndagiye umuyaga urantwaye, uzabivuge nta na kimwe usize. Subiye inyuma gato nagiye kubona mbona za nyama na ya maraso, aho niho nagarukiye. Sinabonye babibanywesha. Ariko uriya muntu wavuze ngo yanyoye amaraso ngo ari mu bamwishe, ndi imbere y'Imana yampamagaye. Muri abo batanu ntawe nabonye. Ntawe nabonye, uko niko kuri ntanze. Kandi nawe narabimubwiye, sinigeze nkubona. Kereka niba wari uri muri babandi numvaga mu isi y'umwuka beje. Ariko muri iyi ntambara ya finali y'urugendo rw'intwari yacu ntago nakubonye. Aricecekera araseka. Ariko nabandi uko niko kuri numva naba. Ibyo kumbwira ngo mukeneye kumenya umwuka akorana nawo ntacyo byabamarira, ahubwo mu byo avuga muyungururemo ibibakiza, ibitabakiza mu bijugunye. Nkuko nanjye muri nge muyungurura ibibagirira umumaro, ibitabafitiye umumaro mujugunye. Naho kumenya umuntu ntacyo byakumarira, nawe ubwawe kwimenya byarakunaniye. Banza wimenye ubwawe, iby'abandi ubireke. Kuko iri juru ntawe uzajyana undi. Ushaka kumenya si uzakujyana, uzagenda kubw'amahitamo y'icyo wemereye umutima wawe. Nta muntu uzajyana undi. Icyo dufashanya ni ukugira ngo ibyo wamenye n'ibyo namenye bibashe kudukora. Ubwo rero ibyo bintu birangiye niho iyerekwa ryarangiye. Ubwo ibyaha ngaha nyine mbaye ngarukiye aho marayika twamaranye umwanya muremure. Ubwo ndavuga ku musozo w'iguruka rye no ku musozo waho nagarukiye. Ntago Imana niba baranayanyweye yari kunyereka bayanywa, yari no kunyereka barya mu mbaraga z'ubushobozi bwanjye. Finali naho yagarukiye, babanywesha ayo maraso, babarisha iyo mibiri, mbaye ngarukiye aho ngaho. Icyo nabasha kubwira babariyo ndabizi, harimo babiri bari bunyumve bahagurukiye kujya mu makomenti bakansenya. Aba babiri muransenya, ariko niko murushaho kwizirikiraho muri, kuko mwanangiye imitima yanyu ngo mukurikiye ayo mahiti n'ibyo byubahiro n'ibiki. Ariko mwibuke ko muzapfa. Mwibuke ko ibyo muzabisiga mwaruhiye bigasigara biribwa n'abataragize gute n'abataravuye. Kindi mwibuke ko turi abashyitsi n'abimukira. Arabashuka akabajyana muri ibyo, ariko akabahisha ko isaha n'isaha wava mu mubiri ibyo uruhira witeranya n'Imana ukazabisiga. Ikindi mbwira abavuga ibitambo, nta muntu watambye igitambo ngo ujya mu ijuru. Iherezo ry'umuntu ritandukanye n'iyajya, kuko iherezo umuntu ukiri aho nigeze nigisha abantu ndababwira ngo kimpinja twagiye tuvukira mu ndaro bakazihubuza mu nda. Zararimbutse impinja bagiye batangaho ibitambo, zararimbutse. Ko tuzi ukuntu bajyaga batanga uruhinja umuntu bakamubyara akaba ari debile, buriya bugingo bwararimbutse n'ubw'abadayimoni. Kandi nta cyaha bwakoze. Kristo yaraje gukuraho icyaha cy'inkomoko. Tukiri aho rero mvuye ku gice cyabo bakozi b'Imana, ko mbita abakozi b'Imana hano ku isi barimo barakora kandi badufitiye umumaro. Nibubahwe nubwo bazirikiye hariya. N'intebe igira akamaro ikorera Imana kandi nizajya mu ijuru. Nta juru izajyamo. Murekeraho rwose mwitonde, ahubwo nimwiyumvire mukuremo ibituma mukomeza iki urugendo. Ngeze ahangaha kuri finali y'izi nyama
z'umubiri n'aya maraso ibyo abadayimoni bakoraga ni nko kwibyinagira nabo mu mirimo yabo kugira ngo basoze imirimo yabo kuko babyinagiye kuri Yesu kandi yamaze kugera ikuzimu ari mu kazi ko gutabara yego bazi ngo barimo barereka abantu ko babirangije ku munsi wa gatatu arabazukana uko niko na Theogene ariho ku muntu uri mu biro agahinda kisha agafungura kumva bazi ngo baramushinyaguriye kandi turi kumwe nawe mwivuga butumwa ku mumama stress zishe arafungura agaseka mu bana kubera iryo vuga butumwa mu baganga hirya no hino no mu zindi ngeri zitandukanye Theogene turacyari kumwe nawe ikindi gikurikiyeho shuti zanjye nta mpamvu nimwe mu myumvire yacu y'imitekerereze dushobora kuboneramo ubugingo buhoraho bitewe nuko tubyumva ubugingo buhoraho tubuhabwa kuko twejejwe icyaha n'igisa n'icyaha rubaho Imana ishobora kukweza ku iherezo Imana ishobora kukweza ukiri mu rugendo icy'ingenzi nuko iherezo ry'iyujya uritegura ugihumeka amen iby'ubutumwa rero nahawe nibyo mama sha urakoze ntacyo na kimwe mfite ngewe wadereye narenzaho ubwo nanjye nengera icyo ndenzaho nanjye nzatera Albert mbaze icyo narenzaho nuko wadusengera Imana wamara ugasenga hari abantu bakomerekejwe n'ibyo bintu mu by'ukuri ijambo ngo gutamba igitambo abantu barabikrititse baravuga ngo none se umuntu watambwe igitambo ntiyajya mu ijuru ariko nasomye ijambo rirambwira ngo kuko ikibyawe n'umwuka n'umwuka n'ikibyarwa n'umubiri n'umubiri kandi Imana n'umwuka n'abana bayo iba mu mwuka wera bivuze ngo umubiri uzasubira aho wagiye amagare ni menshi nanjye adresse nzira izanjyana ariko ubugingo bwo burahari dufite abantu bagiye bakenyuka muri family zacu Imana ikakubwira ngo musengere yezwe yego dufite abapfuye umuntu akaba afite imyaka 35 kandi akorera Imana yego ndamufite ngewe kandi ubugingo bwarabonetse ntibivuze ko abarozi batakoze akazi kabo bagahembwa n'umwami wabo ariko ubugingo nibwo buzabona Imana kandi Imana ntiyitaye ku myaka nzamara Imana yitaye mu kuba nzabana nayo bivuze ngo ikibiri n'ubundi kizabora rero Imana iguha umugisha ndumva abantu bakurikiranye Baraka TV bagakurikirana n'Umusaruzi TV ndumva basobanukiwe kandi nawe Imana ikomeje gushoboje kubw'ubu butumwa bwiza none hari abantu bakomeretse baravuga ati se kuko ibi bintu bizagenda bite urabona ibintu biri kuri social media abantu bari mu rungabangabo tuzizera nde tuzasengana nande ninde mukozi w'Imana ariko Yesu yaravuze ko nta mutini wakera umugenge nta kumamanga rishobora kwera umutini igiti cyose kimenyekanira ku mbuto bivuze ngo abantu nibaturebere ku mbuto ntibaturebere ku mpano kuko impano nibibabi nababwiye ko aba inshuti nyinshi nibirebire rero dusengera Imana numara ko dusengera Imana uduhe nimero cyangwa ubanze nimero yawe ukurikizaho gusenga niho byagenda neza birashoboka ko ari umuntu wavuga ati nafashijwe Imana iguha umugisha mvuye mu rungabangabo ntawamenya icyo umuntu yaguhamagarira nubwo duhamagarwa n'abakozi b'Imana n'abasatani babamo nabo baduhamagara ariko urufatiro rw'Imana niko Paul yaravuze ngo ruracyari akagano karaniryoye ngo kandi haranditswe ngo Uwiteka azabe urwo rugihari rero nta mpungenge nta bwoba Bibiliya iravuga ngo ujye wibuka umuremyi mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza iminsi y'ubusore dufite n'igi turi gukora ikiganiro mw'iri joro umunsi mubi hari igihe uzaza nta mbaraga dufite ariko ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ubwami bw'Imana ni ubw'imbaraga karibu abantu bagiye babikoreramo amakosa yanze kubivuga abazina ariko abantu bagiye babikoreramo amazina amakosa bakameshoninga amwe mu mazina bakavuga ngo Mignone urazi ko bagarutswe ngo ba Mignone ngo Nyirinde ko Ernest agarukaho n'andi mazina akomeye cyane bavuga yuko babatambye bahagarutse amazina menshi harimo abantu babikorera nk'amakosa bo wabaye message kuba pasiteri bavuzwe nabo barakomeretse uko byagenda kose Mana ikiranuka we utube hafi dutabare nanjye narabibonye ndababara mwabanyamakuru mwe rwose reka mbahugure kubona views washenye umukozi w'Imana ibyo bintu umenye ko bizagira iki ingaruka
ikindi gikurikiyeho hari ahantu nivugiye ndavuga Imana iguha umugisha ndavuga nti hari umuntu w'Imana sinavuze izina kuko namenye amakuru ko shitani imbaraga z'amazina yacu azidushoboreramo ndivugira nti wa mupasiteri we gutinyuka ukajya imbere y'abantu ukavuga ngo umuntu wapfuye agaragurika ngo aba yarimbutse ko mwabitwigishije ko kubwo iyo ujya kubaza ibyo bintu ukamenya abantu iyo bajya ntimubonere ubugingo bw'umuntu mu iherezo rye ni none se njyewe ko nanjye nigishijwe gutyo tukigishwa yuko umuntu upfuye atuje ajya mu ijuru upfuye agaragurika barimbutse nkaba naramenye ukuri mwuka wera kubw'ibyo yagiye anyereka nkabona umuntu ugaragurika ahabwa ubugingo nkabona umuntu upfuye atuje arimbuka koko mu by'ukuri ubwo koko nutashye impanuka yamukubise ari kwirwanaho yibaza uburyo apfuye tuhite tubwira isi ngararimbutse nk'aho ari twe dutanga ijuru bantu bima ibyo bintu birakwiriye nkimara kwivugira ibyo ngiye kubona mbona batangiye kunoma iki amazina kandi nge ntanga ubutumwa sinagiraga ngo uyu mupasiteri abantu bamenye ko yakoze ikoze ahubwo nagira ngo ibi bintu ababyumvishe bareke kugwiza iryo vuga butumwa nibabona ugaraguritse impanuka yamukubise ngo havuge ngo ararimbutse nkuko n'uwo mupasiteri yabivuze ahubwo barangije bahita banoma amazina kandi ushobora kuvuga ibintu nka biriya kubera igatuma intama zawe zitanabyumva bikumvwa nyine n'izo nkozi z'ibibi baba banomye iki izina narabibonye ndababara abantu b'Imana mwakoreye Imana kuri izi mbuga mukareka gukorera satani ngiye kubona niba navuze abantu batanu nta muntu natangaje batangira kunoma ngo minyoni ngo runaka mumbabarire nta muntu navuze n'ukuri mureke gusebya abakozi b'Imana abapasiteri b'Imana ninde wabatumye gutarangana uwo muco nugire gute nucike ikindi gikurikiyeho bantu b'Imana kuba abantu batangaza babonye umuntu wacu yarapfuye bagatangaza yarasambanye yateye inda abantu bakaza bazana ibyaha nkaho ajya batangaza ibyaha ikintu nari nibagiye kukivuga mu by'ukuri nyuma y'ivuga butumwa rya Theogene amaze gupfa ikuzimu babonye apfuye bateguye ibitero byo kuza kumusebya kugira ngo bamuhanaguremo abantu ryavuga butumwa rye bagire gute baryice abantu nibabona bavuga yateye inda yarasambanye yakoze ibi noneho igihe agize agahinda aho kugira ngo ajye gufungura abohoke yibuke ko bavuze ko yasambanye aba yishwe n'iki n'agahinda urumva gusebya Theogene barashaka gutwara babandi bose yari yaragize gute yari yaragaruje ivuga butumwa ndagira ngo mbatangarize ndi imbere ya kamera ibyo bintu nama yari ya gishitani yo gusenya ivuga butumwa ntangariza na shitani n'abakozi be ngo ikinyoma nubwo kiruka ntikizigera gisiga ukuri Theogene ibyo bari kumuvuga byose mwibyitaho ahubwo murebe umumaro w'icyo mwamukuragaho uwacu arasinzira yararuhutse noneho rero tunabwira n'abantu yuko yego impamvu ibyo byose Imana ibyemera bakavuga bagasebya bakagira ibiki suko yananirwa guhisha ahubwo iragira ngo igire uburyo imena n'amabanga yande ya shitani umuntu atangire yizirikane kuko ibi bintu bya Theogene abavuga ngo nimureke ngo nimuceceke muracecekesha iki mwaretse ibyahishwe bikajya ahagaragara umuntu agatangira akikurikirana ubwe aho kugendera mu kigare cy'ibivugo hagati aho rero ndumva shoje umurimo wanjye urarangiye ndumva twasenga dusengera Imana yego uri data wa twese uri Imana imenya byose uri uw'ibihe kandi ntuzarangira witwa Uwiteka twe manda zacu zirarangira tugasinzira ndetse tukanibagirana ariko umurimo wawe muri twe uzigera urangira urakomeje mu ijambo urakomeje mu ivuga butumwa ku mbuga nkoranyambaga mu rusengero mu byumba n'ahandi hirya no hino mu gushaka kwawe Mana hose urihagije kubwo kwihaza kwawe nge sojereje aha
ariko mwuka wera akomeza akazi kubw'uyu murimo Haleluya, haleluya. muri iki kibanza cyaho nicaye na bagenzi banjye agura ivuga butumwa ryawe nkuko wabigambiriye ubwami bwawe nibwaguke duhagaze mu butware bw'imbaraga z'akanwa kemeye gucagura ibishimwa mu bigawa duhagaze muri ubwo burenganzira n'ubutware amarembo y'ikuzimu nafungwe ikinyoma kibashe kunesha muri uyu muriro kuri izi mbuga nkoranyambaga ukuri guseruke kwemye ikinyoma tsindwe ukomeje kugitsikamira mu izina rya Kristo Yesu duteje iterabwoba mu badayimoni mu barozi mu bazimu n'abambari bambaye umubiri bayobewe guhitamo gukwiriye bakaba bari mu karindagiza k'ubugome bwa Satani iyo myuka tuyifashe miri dufungiye mu birere byose dufashe miri ubwami bwose bw'imbaraga y'umwijima dukubise hasi uburenganzira turabufite n'ubutware turabufite n'utwumvire Mana sohoze gukiranuka uzaduhe gutabaruka amahoro bitugera muri ubwo bwami tuzagushimira ko watwumvi kandi ukabana nawe akazi kawe nigakomeze mu cyubahiro cyawe ngushimiye none n'iteka ryose amen. Mama shaduhe nimero yanjye ni 07 86 42 13 subiramo 07 86 42 13 iba no kuri WhatsApp niyo nimero ngira nayiba kuri WhatsApp mwakoze ukambura wireba ko nakwihoreye uko birashoboka ujye wihangana wananyandikira cyangwa ukihangana byose birashoboka igihe kirageze umuntu waguhamagaye turi muri iki kiganiro yavuga ko bamusuzuguye cyangwa naniryamiye naniwe kubajye bihangana mwakoze cyane mwebwe mwatangiranye natwe mukaba mutangiranye mukumva ubutumwa mukaba musozanyije natwe nibufashijwe busharinge ubusangiza abandi niba wumva ari ngombwa kandi numva atari ngombwa nabwo nta kibazo umurimo w'Imana ni mugari Imana datibaho umugisha abakurikirana Umusaruzi TV n'abakurikirana Baraka TV be blessed.